abane namwe mwese aho muri, ndabasuhuza mwese aho muri mu mpande zose zo kuri iyi si. Kino ni igihe cyiza Imana impaye cyo kongera kuganira ku byanditswe byera no gusoma nkabisangira namwe. Mbere yuko nsoma reka mbanze nirageze mu maboko y'Imana kugira ngo Mwuka Wera abe ari we unyobora. Data wa twese uri mu ijuru, nje imbere y'ubwiza bwawe, nje muntu muto cyane, nkwinginga kugira ngo ubane nanjye muri byose. Ngiye gusoma ku byanditswe byera, ariko ndakwinginze kugira ngo umpe ubwenge bwo kubisobanura nk'uko ubishaka. Mwuka Wera, ndaguhamagaye kugira ngo uze ubane nanjye kuva ntangira kugeza nsoza. Muri kano kanya mpeje imyuka mibi yose yo mu isi y'umwijima, imyuka ya distraction, imyuka y'ubugome, imyuka idahamanye na Saint Esprit, ndayiheje muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndiho ndakwinginze kugira ngo ugushaka kwawe abe ariko konyine kuba, utwigishe, uduhe guhugukirwa muri ibi byanditswe byera, kugira ngo tubashe mfashwe hamwe n'abazumva inyigisho bose bazafashwanya nanjye, bazahezagirwanya nanjye. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen amen. Turakomeza dusoma mu Itangiriro, tugeze mu Itangiriro igice turacyari mu gice cya 21 umurongo, turasoma ku murongo uno munsi, umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 34. Dusome mu izina rya Yesu. Aburahamu na Abimeleki barasezerana. Muri iyo minsi Abimeleki na Fikoli umutwari w'ingabo ze babwira Aburahamu bati, Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Nuko rero undahire Imana yuko utazandiganya cyangwa umwana wanjye cyangwa umwuzukuru wanjye, ahubwo ineza nakugiriye ko uzayinyitura jyewe n'igihugu wasuhukiyemo. Aburahamu aramusubiza ati, ndarahira. Aburahamu azimuza Abimeleki ku by'iriba abagaragu ba Abimeleki bamunyaze. Abimeleki aramusubiza ati, sinzi uwakoze ibyo, nawe ntiwigeze kubimbwira, kandi sinigeze kubyumva keretse none. Aburahamu azana intama n'inka, abiha Abimeleki, bombi barasezerana. Aburahamu arobanura abagazi b'intama 7 bo mu mukumbi we. Abimeleki abaza Aburahamu ati, abo bagazi b'intama 7 urobanuye bisobanuye iki? Aramusubiza ati, aba bagazi b'intama uko ari 7 ndabaguhera kugira ngo bimbere umugabo yuko ari jye wafukuye iryo riba. Nicyo cyatumye yita aho hantu Berisheba, kuko ariho barahiriye bombi. Nuko basezeranira i Berisheba. Abimeleki ahagurukana na Fikoli umutware w'ingabo ze, basubira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Abagaragu Aburahamu atera igiti cyitwa umwesheri i Berisheba, yambarizayo izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Aburahamu amara iminsi myinshi asuhukiye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Iri ni ijambo ry'Imana, amen amen. Twasomye ukuntu umwami Abimeleki yarategetse igihugu cy'i Gerari, aho Aburahamu yari yarasuhukiye. Ni wa mwami
wari wacyuye Sara umugore wa Aburahamu agira ngo ni mushiki we. Uwo mwami rero igihe kiragera ajya kwa Aburahamu hamwe n'umukuru w'ingabo ze, agenda mbese nabyita yagiye gushakayo ubwishingizi kwa Aburahamu. Muti yagiye gushakayo ubwishingizi ati kwa Aburahamu. Uriya mwami w'i Gerari, abakurikiranye ibisoma bya mbere, ni umwami Imana yarishimiye, ni umwami wari umukiranutsi, ni umwami Imana yarebaga neza. Kandi Imana igihe yacyuraga Sara, Imana yaramubonekera amubwira ati subiza uwo mugore umugabo we, kuko umugabo we n'umuhanuzi azagusabira kurama. Urumva, Imana yaramugendeye imubwiza ukuri, nubwo Aburahamu atari yamubwije ukuri. Rero umwami yari azi neza Aburahamu icyo ari cyo, yari azi neza ko Aburahamu afite umugisha ku Mana. Nk'uko twabisomye, uwo mwami yabwiye Aburahamu ati Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Uwo mwami Abimeleki yari azi neza ko Imana iri kumwe na Aburahamu mu byo akora byose, ko Aburahamu Imana yari yaramuhaye igikundiro n'igitinyiro n'abami bamubonagamo, kuko nyine yari kumwe n'Imana. Imana ishobora byose. Haleluya, haleluya. Nuko Abimeleki arikora hamwe n'umukuru w'ingabo ze, bajya kwa Aburahamu bamusaba kugira ngo mbese arahire yuko atazigera abahemukira, kandi baramugiriye neza, kandi baramucumbikiye, kandi bamubwira ati ibyo ukora byose uri kumwe n'Imana. Bari bazi neza icyo bagiye gukora. Uwo mwami yari umunyabwenge kubi. Yasabaga Aburahamu indahiro, kuko indahiro ni ikintu twavuga ko indahiro ntaho bitaniye no gusinya. Iyo umuntu arahiye aba yarahiye nyine, biba bimeze nka kashe, biba bimeze nka sinyatire, mbega ni ikintu kitavuguruzwa. Sinyatire ntivugururizwa, iyo wasinye uwo wasinye. Hari babizi neza ko bamaze gusobanukirwa sinyatire uko zimeze. Sinyatire ubundi ni ukwitondera, nta gupfa gusinya ku bintu byawe byose, kuko sinyatire ikora ku muntu. Rero uwo mwami yashakaga indahiro kuri Aburahamu y'ubwishingizi yuko mbese atazahemukira uwo mwami naho yasuhukiye, kuko nabo bamugiriye neza. Aburahamu nawe aravuga ati kabisa ndarahiye. Urumva, so Aburahamu, uwo mwami rero, uwo mwami wumva uko imiterere yiwe ukuntu yari ameze, yari umwami w'umunyabwenge cyane, kuko yari azi neza ko Imana ya Aburahamu ari Imana yaremye isi n'ijuru, ari Imana iri hejuru ya byose, ko nagenda gusaba ubwishingizi, indahiro kwa Aburahamu, agasabira ubwishingizi umuryango we wose n'icyo gihugu cyose cy'i Gerari yategekaga, ko ubwo bwishingizi ari ubwishingizi buzaba buhamye,
ari ubwishingizi buzaba burimo sekirite. Icyo kintu bene data tugomba kukigira kuri uwo mwami, tukiga gushakira ubwishingizi imiryango yacu, abana bacu ndetse n'imiryango yacu, tugashakira ubwishingizi ku Mana, kuko ku Mana niho honyine hari ubwishingizi buhamye. Yari umwami, yari afite ibintu byinshi, yari kugenda wenda agashakisha ubwishingizi mu mabanki, akabika amafaranga menshi, akabika ibyo atunze byose, akavuga ati ibi ngibi ni ubwishingizi bw'igihugu cyanjye, bino ni ubwishingizi bw'umuryango wanjye. Ariko ntiyari igicucu, yari azi ubwenge cyane. Yaravuze ati oya, bino ntunze, ibintu byose ntunze n'ibyo ntegetse byose muri iki gihugu nta sekirite bifite Imana itabirimo. Imana nitabisekiriza akanjye karambanye. Rero bene data, uwo mwami tugomba kumwigiraho, umwami Abimeleki, tugashakira ubwishingizi imiryango yacu, n'ubwishingizi ku bwacu, ku buzima bwacu, ubwishingizi tukabushakira ku Mana, aho kugira ngo dushakire ubwishingizi ku bintu bifatika, ku bintu ibi bya materiyeri, umujura azaza akabomora akiba, umwuzure uzaza wenda umunsi umwe ugatwara. Ubwo bwishingizi Abimeleki yasabye ubwishingizi n'abazamukomokaho bose. Umva ukuntu yari azi ubwenge, umuryango we wose ngo n'abazamukomokaho bose, hamwe n'igihugu cyose yatwaraga. Haleluya, haleluya. Ni ukuri uyu mwami yankoze ku mutima, nkatwe twamenye Imana tugomba kugira ubwenge nk'ubwo bw'uwo mwami, tugashakisha ubwishingizi ku Mana. Ntitujye gushakisha ubwishingizi ku mabanki, n'ababikora ntacyo bitwaye, ariko ubwishingizi bufatika, ubwishingizi butanyeganyega, ubundi nubwo ku Mana, ni ukubushakira ku Mana. Hari abantu bagira ubwoba ugasanga baragira ubwishingizi mu bintu byose bafite, ubwishingizi ku buryo batunze, ibyishingizi ku buzima bwabo, ibyishingizi ku mazu, ibyishingizi ku mamodoka, byose ugasanga ubwishingizi hose, kubera bashaka nyine bashaka ko ibyabo bigira sekirite, ibyabo mbega batabura ibyabo, bagira ubwishingizi nyine, murabyumva. Ariko mu by'ukuri uriya mwami yabarushije ubwenge bose, abashakira ubwishingizi kuri isi, ubwishingizi buhamye, ubwishingizi bufatika, butanyeganyezwa n'umujura n'imyuzure n'ibindi byose n'intambara, ni ubwishingizi bwo ku Mana. Haleluya, haleluya. N'ijambo ry'Imana riratubwira ati nimubike ubutunzi bwanyu mu ijuru, aho abajura badashobora kugera. Uwo mwami rero yari yabisobanukiwe kera, ibyo ngibyo yari yabisobanukiye kera, kuko ubwishingizi bw'ibintu yari atunze, ubwishingizi bw'umuryango we ndetse n'abazamukomokaho yabubikije ku Mana. Haleluya, haleluya. Nuko rero Aburahamu ararahira, kandi Aburahamu yari afite ikintu cyamubabaje, kuko abantu bo muri icyo gihugu, mbega nabita abagaragu ba Abimeleki, bari baranyaze Aburahamu iriba yari yarafukuye, bararimunyaga, bari baramuhemukiye. Icyo kintu rero cyababaje Aburahamu cyane, kimuguma ku mutima, yahoraga afite icyo kintu muri we, ati abagaragu ba Abimeleki barampemukiye.
ariko ntabwo yabibwiye umwami nk'uko twabyumvise mu byanditswe byera ko Aburahamu yabwiye umwami icyo kintu cyamubabaje abagaragu be bakoze. Hanyuma umwami nawe agaruka ati aramubwira ati yewe ayo makuru ntabwo nari nyazi, ntabwo nari mbizi, kandi nawe ntiwigeze ubimbwira, ni ubu ngubu mbyumvise. Urumva ko uko kunyagwa Aburahamu kwamuteye akababaro, adesida kubibwira umwami finalma, kuko uwo mwami yashakaga amahoro hagati ya Aburahamu n'igihugu cye n'igihugu yatwaraga. Urumva ko Aburahamu n'ukuri yagize neza kubibwira uwo mwami, ko mwami icyo yashakaga yashakaga ubwishingizi ku Mana, kandi uko guhemuka kw'abo abagaragu ba Abimeleki, urumva ko kwari kurimo danje, kwari inzitizi, kwari inzitizi yari gushobora gutuma icyo gihugu cya Abimeleki yatwaraga kidahabwa imigisha yo ku Mana ikwiriye. Urumva igihemu ni kibi, barahemutse, ariko kandi ikibi kirushijeho nuko bahemukiye intumwa y'Imana, nuko bahemukiye umuhanuzi Aburahamu wari ufite igikundiro ku Mana. Icyo kintu rero cyari kuzakoraho icyo gihugu, icyo kintu cyari inzitizi, mbese obstacle yari gutuma icyo gihugu kidahabwa imigisha yo ku Mana nk'uko bikwiriye, kuko akenshi ibyaha dukora usanga bibloka imigisha yo ku Mana, imigisha Imana yakaduhaye, ariko ibyaha iyo tubikoze tutabyihanye, tutabisabiye imbabazi, usanga biza hagati, imigisha rero ikabura ihanyura. Nuko rero abo bantu bahemukiye Aburahamu bagize amahirwe y'uko bari batwawe n'umwami w'umunyabwenge. Burya nta kintu cyiza nko kugira umutegetsi w'igihugu w'umunyabwenge wubaha Imana. Simvuga ngo ubwenge bwo kuri isi, ntabwo ndimo kuvuga hano ubwenge bw'amadiplome, bw'amamasters n'ibiki, oya. Ubwo bwenge ababufite, abami bari babufite, abategetsi babufite, ariko badafite ubwenge bw'Imana ntabwo bagera kure. Ariko Abimeleki yari afite ubwenge bw'Imana, yari afite ubwenge bwo kumenya ko Imana ari ishobora byose, Imana umusumba byose, Imana ariyo gutinywa. Icyo kintu Abimeleki yari agifite, wisdom kabisa yari ayifite, bituma n'icyo gihugu yaragisabiye imigisha kubwo yagiriye neza Aburahamu umuhanuzi. Rero mu byo dukwiye gusengera abategetsi b'ibihugu byacu, kugira ngo bagire wisdom divine, kugira ngo bagire ubwenge bwo ku Mana, atari ubwenge bwo ku isi gusa, ubwenge bw'amamasters n'amadiplome. Ibyo ngibyo ntabwo bihagije kugira ngo igihugu kigire sekirite, ntabwo bihagije kugira ngo abanyagihugu bagire sekirite, ibyo ntabwo bihagije. Tuzajya twibuka gusengera abategetsi bacu bategeka ibihugu byacu, tubasengere kugira ngo Imana ibahe ubwenge witurukaho, kuko icyo nicyo cyonyine gituma n'abaturage, nubwo rwose baba barakoze amakosa ku Mana, baracumuye ku Mana, Imana igira gutya ikababarira ibyo byaha by'icyo gihugu, kuko umutegetsi yubashye Imana, umutegetsi yingingiye igihugu cyiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni ugusaba Imana kugira ngo
izajya inaduha n'abategetsi beza bategeka ibihugu, abategetsi bafite ubwenge, abategetsi Imana yitoranyirije, kuko biha umugisha abapeuple, biha umugisha abaturage batuye muri ibyo bihugu. Nkuko twabyumvise, umwami Abimeleki yasabiye umugisha, yasabiye ubwishingizi icyo gihugu yategekaga, hamwe n'umuryango wiwe. Haleluya, haleluya. Sasa rero ni ukuri ni iby'agaciro kanini kugira abategetsi bafite ubwenge, ni iby'agaciro kanini, kuko bizana nyine sekirite ku bapeuple, bizana sekirite ku baturage batuye muri ibyo bihugu byose. Akenshi umutegetsi mubi, murabizi mwese, abategetsi babi babaho, abategetsi batubaha Imana babayeho, ariko ubisesenguye uza ubona ntago barama, ntago barama, ntago barama, kandi ugasanga bazaniye ibyago ibyo bihugu bategeka, hazamo ibyago byinshi kubera kutubaha Imana. Ibyo bihugu bikagira ibyago, n'abaturage babo bakagira ibyago, kuko babuze ubaserukira, umwami ubaserukira wuzuye, cyangwa umutegetsi cyangwa umuperezida userukira igihugu cye wubaha Imana. Haleluya. Rero ni ukuri mu byo dukora byose twibuke gusabira ubwishingizi imiryango yacu, dusenga buri gihe dusaba Imana kugira ngo irinde imiryango yacu, ihe amahoro imiryango yacu. Mbese ubwishingizi tubushakire ku Mana, no mu byo dukora byose tubyereke Imana, kugira ngo inzira zose zitungane, kugira ngo Imana idutegurire amayira, byose bizajye biba mu gushaka kwayo. Kuko abubaha Imana bose nibo bafite amahoro kuri iyi si. Abubaha Imana bagatinya Imana, abo bonyine nibo bafite amahoro kuri iyi si, nibo bafite ubwishingizi kuri iyi si, nibo bafite no kurama, kuko baba bakiranukira Imana, kuko baba bicisha bugufi imbere y'Imana yabo. Icyo kintu Imana natwe ikiduhe, kumenya kwicisha bugufi, kumenya kwicisha bugufi, tukagendana n'Imana twicishije bugufiya, tukubaha Imana, kugira ngo mbega tuyisaba n'ubwishingizi kugira ngo iturindire abacu, ndetse dusabira n'ibihugu dutuyemo kugira ngo Imana ibirinde n'abategetsi babyo, kugira ngo Uhoraho abirinde, kuko niwe wenyine ufite ubwo bwishingizi, niwe wenyine ufite, niho honyine ku Mana niho dufite gukura ubwishingizi butanyeganyezwa. Naho ubwishingizi bwo kuri iyi si byo bishobora guhita mu kanya gatoya, intambara, ibintu byinshi, ariko ubwishingizi buhamye nyine n'ubwo ku Mana. Uwiteka akomeze atwigishe kuri iryo jambo, Mwuka Wera akomeze adusobanurire kuri ibi byanditswe byera maze gusoma, kugira ngo turusheho kugira ubwenge, ntitugire ubwenge bw'ab'iyi si, ahubwo tugire ubwenge bw'Imana, ku bwenge bw'Imana nibwo bwenge buhamye, nibwo bwenge butanyeganyezwa. Ubwenge bwo kuri iyi si buranyeganyezwa. Ufite ubwenge bwo kuri iyi si gusa ntahafite kugera. Imana ishaka ko tugira n'ubwenge bwo kuri iyi si, Imana yifuza ko tuniga amashuri tukiga, ariko ntaba ari byo dushyira mbere, ahubwo tugashyira imbere ubwenge bwayo.
ku bwenge bw'Imana nibwo buyobora isi yose. Ubwenge bw'Imana nibwo bugize abantu bari kuri iyi si. Ibindi byose biza segondere, ibindi byose biza nyuma, ariko icya mbere ni Imana yo mu ijuru, ni Imana isumba byose, niyo tugomba gutinya, niyo tugomba kubaha, niho tugomba gushakiraho ubwishingizi mu byacu no mu bacu. Haleluya, haleluya. Nyagasani akomeze abagirire neza, akomeze atwigishanirize hamwe kuri aya majambo kugira ngo dukomeze twunguke ubwenge bw'ijuru. Uwiteka akomeze abarinde hamwe n'abanyu bose. Turi kumwe ubutaha Imana nibishaka. Shalom, shalom.